ko turi intungane bo rimwe na rimwe tujya dukomagurana ariko ese ni gute tubikemura? Turakomagurana Daniel, ese tujya twiyemera hano tubeshya abanyarwanda turashwana kakahava ariko tubikemura dute? Icy'ingenzi si uko gushwana, ahubwo icy'ingenzi ni uko tubikemura. Kuva tumenyanye dukoresheje izina sheri, yaba ari we yaba ari njyewe no mu bana byose, kugira ngo mukanya mubwire ngo mama runaka nyirakanaka ari uko ngo twagiranye ikibazo, burya ntabwo ari byo, kuko ya bonde urukundo rwanyu rushingiyeho ntabwo iba ntabwo buri kuyishyigikira nawe, ni ukuvuga ngo umuntu ntabwo ushaka bafite bw'uko ikibazo cyabaye gikemuka. Hello ndabasohoje, amazina ni Anastase Twizeyimana. Uyu mwanya tuje kubabwira ku bijyanye na YouTube channel yacu yahindutse, yari Anastase TV, ubu yahindutse iy'umuryango Anastase Family. Tuzajya twiga byinshi bijyanye n'umuryango, aho kuri Anastase Family, Anastase TV twarebaga ku bintu bitandukanye, twarebaga kuri uburyo wakora katuni z'abana umuryango ukishima, twarebaga kuri data science aho twigaga gukoresha amatula atandukanye, tugakora na analysis tukareba theory ari muri za data analysis. Ntekereza ko ababashije kubireba babaye interested, twarabashimiye cyane, na n'ubu turacyabashimira kandi n'ubundi tuzakomeza no kubashimira. Abarebye nabyo za katuni twagiye dukora cyangwa se abo twigishije bakabikora nabo turabashimiye uburyo mwadushyigikiye kuri channel yacu Anastase TV. Uyu munsi rero mbafitiye surprise. Urumva iyo izina rihindutse hari n'ibindi byinshi bihinduka. Niba channel yaritwaga Anastase ukaba Anastase Family, urumva hajemo umuryango. Birumvikana rero uyu munsi surprise mbafitiye nuko ndaba ndi kumwe n'undi muntu mushya kuri njyewe, mwiza, w'ingenzi, ubuzima byose. Urumva ni wewe yampinduriye ubuzima, tugirana abana, urumva umuntu tubana buri munsi, urukundo mufitiye. Rero ndagira ngo mubereke bwa mbere, ndabizi ko ari surprise, ndabizi ko bibatungura, ndabizi ko mubinezerwa cyane. So namuhamagara akaza, hanyuma tukamwakira, tukanamuha n'ikaze kuri YouTube channel yacu yahinduriwe izina Anastase Family. Naze rero tumwakire. Hi sheri wanjye. Nabasuhuza bibwire. Hi turabasuhuje cyane abadukurikiye, abanyarwanda, abari mu gihugu, abari hanze y'u Rwanda, mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Anastase Family. Njyewe amazina yanjye nitwa Masengesho Sandrine, ndi umubyeyi w'abana 2, ndubatse, tumaze imyaka irenga 14 tumenyanye, ariko tumaze 8 tubana nk'umugore n'umugabo. YouTube channel yacu rero tuzigiraho ibintu byinshi cyane ariko twibanda ku kubaka umuryango. Tuzabahereza experience dufite muri iyo myaka 8 tumaranye tubana nk'umugore n'umugabo, challenge twagiye duhura nazo. Muri make ndumva ariyo purpose ya YouTube channel yacu. Turabararikira kubana natwe rero, muze tubane muri uru rugendo, tuzaganira byinshi uko twamenyanye, love story, urugendo rwo kubana, byinshi tuzabiganira kuri iyi YouTube channel. Urumva ko rero kumugira ni ingenzi. Niba kuba yaje iruhande rwanjye ibintu bigahita bihinduka, ni nkuko narindi umuseribateri yangeraho ibintu bigahita bihinduka nkahita mpindurirwa izina. Urumva kuba aje ku YouTube channel yacu Anastase Family, nkuko yari habivuga, tuziga ku rukundo, uko twakundanye, love story yacu,
challenge twahuye nazo mbere y'uko tubanye, challenge twahuye nazo mbere y'uko tubyaye umwana wa mbere, challenge twahuye nazo mbere y'uko tubyaye umwana wa kabiri. So ntekereza hari n'ibyo muzatwungura namwe. So ku bari munsi yacu tugendeye ku myaka, ku basore hari ibyo muzatwungukiraho, ku bakobwa nabo hari ibyo bazatwungukiraho, kubo tungana nabo hari, ntekereza no ku abakuru bacu bari mu muryango nabo hari icyo bazatwungukiraho. Turabararikira kubana natwe nyine nk'uko twari tubivuga, bivuga ngo Papa-si yacu ni ukubasangiza urugendo rw'iyo myaka 8 tubana nk'umugore n'umugabo. Muri make ntago twabura ikintu twigisha ku muryango nyarwanda, kuko hari n'ababanye mu myaka 2 baratandukana. Ese twebwe ni ikihe twakoresheje kugira ngo tube tumaze iyo myaka turi kumwe? Ni iki dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo dukomeze dusigasire urugo rwacu? Twumva turi kuvuga gutyo ntimutekereze ko turi intungane. Bo rimwe na rimwe tujya dukomagurana, ariko ese ni gute tubikemura? Turakomagurana Daniel, ese tujya twiyemera hano tubeshya abanyarwanda? Turashwana kakahava, ariko tubikemura dute? Icy'ingenzi si uko gushwana, ahubwo icy'ingenzi ni uko tubikemura. Muri make nicyo cy'ingenzi kiba kigambiriwe. Rero abantu badukurikiye, ntabwo wabura ikintu dukuraho, nyine ntabwo ushaka kukibura, kimwe nk'uko natwe tugenda tubikura ku bandi batubanjirije, kuko twe kuba tumaze imyaka 8, hari n'abamaze imyaka 50 babana, ariko nanone hari n'abamaze umwaka umwe ashaka kuza akagira ikintu atwigiraho. Hari igihe kigera abantu babana bagashwana, ariko ntabwo ari ugushwana, ahubwo ni misunderstanding, hari ikintu batumvikanaho. Buriya abantu bose, umuntu yerekanye ikirahuri nk'uko umuntu umwe ashaka kukibona mu buryo bw'umweru, undi gicuritse, undi kize gute, ahubwo nk'uko n'abandi bantu bakuru bacu bagenda babivuga, muricarana mukarebana mu maso mukavuga ati ariko iki kirahuri kiracuritse, ni umweru n'umukara, mukagira ahantu muhurira. Ikindi buriya ntabwo ari byiza yuko abantu babiri babana bakundanye, kuko urukundo rugomba kuba ruri inkingi, fondasiyo cyangwa umusingi, cyangwa se ibuye ry'ifatizo ry'ibintu byose. Icyo kintu cyose mutari kumvikanaho kigomba kuba nubwo kihari, ariko ntabwo gisimbura urukundo. Gusange niba wenda washobora nkatwe mu rugo, hano mu rugo iwacu, ntago kugira ngo mvuge izina rye byangora pe. Kuva tumenyanye dukoresheje izina Sheri, yaba ari we yaba ari njyewe, no mu bana byose, kugira ngo mukanya mubwire ngo mama runaka nyirakanaka, ari uko ngo twagiranye ikibazo, burya ntabwo ari byo, kuko ya bonde urukundo rwanyu rushingiyeho ntabwo iba ntabwo buri kuyishyigikira. Nawe ni ukuvuga ngo umuntu ntabwo ushaka aba afite bw'uko ikibazo cyabaye gikemuka. So ku yindi ngingo rero twavugaga, tuzavuga nk'uko twavuze, tuvuge ku muryango, ku kwemera n'urukundo, ariko twibukiranye yuko abantu babanye bose ntabwo ari intungane nk'uko yabivuze. Abantu nyine bagenda bagira impamvu zituma batumvikana, kuko natwe ubwacu mu mutima yacu hari aho tugera ukumva nawe uriburanya. Tuzakomeza rero tubane mu muryango, tuzabereka byinshi. Hari abantu batazi ko abagabo dukunda gukina. Buriya abagabo dukunda gukina, ariko bisaba nyine ko umuparteneri wawe, umusheri wawe w'umudamu mubana, niba ari umugabo cyangwa uri umugore, ugomba kumenya ko burya abagabo dukunda gukina, ahubwo parteneri w'umudamu uburyo twakira. Iyo umugabo ashaka gukina ukamusubiza inyuma, bwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu arigendera, ntabwo agaruka, sibyo? Ntabwo agaruka. So usanga iyo aje gukina, igihe cyose nyine mwereke nyine ko igihe cyose uri ready. Tuzabereka experience rero irahari, tuzabereka muri game dusanzwe dukina, haba ari turi kumwe twenyine nk'umugabo n'umugore, hari n'abana, kameme
hari abantu bumva yuko abantu bafite abana iyo bamaze kugira abana ngo inshingano ngo ziba nyinshi, ngo zikaba nyinshi cyane, ngo ku buryo ngo umugabo ngo aba agomba kugenda iriya, ngo n'umugore akagenda iriya, ugasanga nyine bonde yanyu yatumye muhura, urukundo rwanyu ntabwo rukiryoshye. Donc ukumva umugabo aragorobereza ahantu quelque part adashaka kujya mu rugo, ngo ntabwo ndajya kureba abana. So tuzabirebaho byinshi. Urugendo rwacu ni rurerure, tuzagira pati nyinshi za love story. Hari nubwo tuzagera no ku ishuri twabwira nyine love story zo ku ishuri, uburyo ku ishuri byari bimeze, love story z'ahantu muri quartier dutuye, mbese ni byinshi. So sheri wanjye rero ndabona yishimiye ko twamwakiriye kuri channel yacu n'izina rigahinduka. Tubararikiye kuza dukurikirana cyane. Sinzi sheri hari icyo wabasaba abadukurikiye? Icyo twabasaba nyine ni ukubana natwe kuri iyi channel, kuko byagenda kose tuzafashanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Udukurikiye ashobora kugira icyo twigiraho, ariko natwe hari n'ibyo dushobora kukwigiraho. Rero muze mukore subscribe, tubane, tuziga byinshi pe, kuko imyaka 8 umuntu aba amaze yubatse, uko byagenda kose experience iba ari nyinshi, nubwo atari nyinshi cyane ariko irahari. Hari byinshi twagiye duhura nabyo, uburyo twagiye tubikemura bishobora gufasha umuntu umwe, cyane cyane nk'urubyiruko ruri hanze ahangaha. Nyine uba wumva abantu benshi bakubwira ati reka ngiye nta by'urugo, buri wese ukumva arabyihunze ati reka nta by'urugo. Ariko se koko mu by'ukuri nibyo? Njye ntekereza ko atari ko bimeze, kubera ko njye naje gusanga urugo uko nyine urwubatse niko rukubera. Nimba wubatse urugo rw'amahane, rurabo rw'amahane, kuko nimba wubatse urugo rw'amahoro, rurabo rw'amahoro. Kandi ibyo bintu abantu babiri nibo babigiramo uruhare, wowe n'uwo mwubakanye nimwe mubigiramo uruhare. Bongeye kera ntarashaka, najyaga numva nyine umugabo nkumva ni ikindi kiremwa, nkavuga nti mana yanjye, umugabo si ubwo bizagenda gute? Nkumva ni ibintu bikomeye, ariko naje gusanga aho bikomeje birakomera pe, ariko niyo byoroheje biroroha. Bisaba rero navuga kwiyemeza kugira ngo urugo nyine rube rwiza. Ni ukwiyemeza kuri mwembi. Ese wowe ukavuga ati se niki nshaka, ndashaka kubaka urugo rw'amahoro cyangwa ndashaka bombori. Iyo bigize bombori biba bombori, iyo bigize peaceful biba peaceful. Rero twe tuzabasangiza uko twebwe nyine ibyacu tubitwara kugira ngo tubashe kurambana kandi dukundana. Ikindi sheri, ikindi buriya muri generation tugezeho, murabona unarebye no muri data z'igihugu usanga imiryango myinshi iri gusenyuka cyane. Ariko iri gusenyuka ukibaza ngo ese ni umugore ufite ikibazo cyangwa ni umugabo ufite ikibazo? Ubwo ibyo byose tuzatugenda tubiganiraho. Ese y'ikibazo cyabaye gikemurwa gite? Twigeze tubikomozaho. Urumva mbese tugiye gukora umuryango wacu, donc tugiye kubafata umuryango tugiye kwagura umuryango uko twabagaho na famiye, wenda na famiye twebwe nk'umugabo n'umugore n'abana, noneho tukongera n'umuryango mugari wacu abo twari tuziranye, noneho twongera n'abo tutari tuziranye. Abo bose rero tugiye kwibumbira hamwe dukora umuryango witwa Anastase Family. Bose ni karibu, nawe ushobora kuduhamagara za contact zacu, ushobora kuza natwe tugakorana n'ikiganiro, nuko nguko ukadusharinga amakuru, ukadusharinga experience, imiryango, bakuru bacu, abasore, inkumi, tugasangira ubuzima. Kuko buriya ahantu heza ho kuba, rwose ndabararikiye ahantu heza ho kuba, tuzabereka ukuntu ahantu heza ho kuba ari mu muryango. Niho hantu nabonye umuntu ashobora kuba akabaho yishimye. So tuzasangira byinshi rero, turabararikira nk'uko sheri wanjye yabivuze, gukora subscribe, gusharinga video zacu. Sheri twabashimira. Ariko hari akantu nakongeraho tutari twasoza, ni ukuvuga ngo abantu benshi nyine hanze ahangaha babuze icyizere cy'uko umuryango mwiza ukibaho. Rero
nimba wizera ko urukundo nyarwo rukibaho kandi ko umuryango ari impano ikomeye umuntu aba agomba gusigasira, iyi cano ni yawe kugira ngo twigire hamwe uko wasigasira urugo rwawe rukaguma rukomeye rutajegajega. Nitwibagirwe ko inkingi ya mbere buriya mu rugo ni ugusenga. Gusenga, ariko nimwumva tuvuga gusenga ntimwumve ko turi abakiranutsi barenze, ahubwo byose ni ubuntu bw'Imana. Rero turabararikira kubana natwe, tuzaganira byinshi bitandukanye, ariko cyane cyane mwumvishe ko papasi yacu ni ugusigasira umuryango nyarwanda. Iki ni igitekerezo twagize hashize igihe kinini tubitekereza, ariko tukavuga tuti se twe ni uwuhe musanzu wacu twatanga. Rero umusanzu twabonye tugomba gutanga nuko twabana nyine n'abantu, yaba abatwegereye n'abatatwegereye, tukabasharinga experience yacu muri uru rugendo rw'imyaka 8 tumaze turi kumwe, n'imyaka 14 dukundana. Ego tubateye amatsiko rero, muzaze tubabwire love story yacu igice cya mbere, uko twamenyanye n'urugendo rwacu rwo kugeza ubu ngubu ku myaka 8. Reka tubashimiye tubabwira tuti bye inshuti zacu. Bye.